ni muri gahunda yo kureba uburyo abantu bakiriye ingamba zatangiye kubahirizwa kuri uyu wa mbere zo kuba bavuye mu nzu, by'umwihariko bari bamaze ibyumweru bitatu muri gahunda ya guma mu rugo, ariko noneho ese babyakiriye bata? Niyo mpamvu twaje ahangaha ni mu mujyi wa Kigali rwagati ku isoko rya Nyarugenge, ahakunze kugaragara abantu benshi batandukanye banyuranye bari gushaka amaronko, haba abacuruzi yaba ndetse n'abakora imirimo mu rwego rwo kubona amafaranga kugira ngo babashe kubona ikibatunga. Urabona urebye ku maso yabo agatwenge ni kose, mu by'ukuri bishimiye kuba basohotse mu nzu, ndetse yewe bavuga bati ni byiza kuba twaje gushakisha uburyo bwo kubaho biruta kuba twari turi mu nzu. Hanyuma umuntu arebesheje ijisho ry'umunyamakuru abona ko imirimo nyine iri kubahirizwa, urujya n'uruza rw'abantu rwo rurahari, ugereranyije n'iminsi yashize ahangaha mpagaze nta muntu n'umwe washoboraga kuhabona rwose, ariko bitewe n'uko nyine amabwiriza yamaze kuba atangira gukurikizwa. Urabona ko inyuma yanjye impande zose abantu baragenda n'urujya n'uruza, imirimo yakomeje, ariko nanone twibibutsa ko amasaha yo gufungayo ni yayandi, isaha ya saa 11 n'ubundi ibikorwa biraza kuba bihagaze. Nitwa Ndahimana Patrice. Uyu munsi nawakiye n'ibyishimo byinshi kuko twari tubangamye kubona icyo kurya, byari bigoye. Yego na leta yaradufashije kuduha ibyo kurya, ariko uyu munsi nawakiye twishimye cyane, kandi urabona ko akazi turi gukora neza hano kuko twari tuwiteze, ntago ariko wagenze, bitewe n'uko twe abenshi abayobozi bagiye badushishikariza ko niba dufungurira tugomba kwitwara neza. Twitwaye neza, ndabona ibintu biri kugenda neza nta kibazo. Njyewe ubusanzwe hano mu rurimi rw'igifaransa nabyita manitasiyoner. Manitasiyoner ni muri bintu mbijyana ahandi bitewe n'aho mbikuye. Akazi kabonetse uko biri nta kibazo, bitewe n'ibihe turimo, akabonetse ntacyo turi gushima. Isomo nakuyemo muri biriya bihe nk'umuntu ukora kano kazi nkora, urabona ko byari bigoye kuba wava mu rugo ukakugira ugere ku kazi, byabaga bigoye cyane. Ubwo rero bikaguha isomo ukavuga uti okay, nitwaye nawe mu gihe cyashize nari ndi gukora sinizigamye, ariko ubu ngubu hongeye gutangira nturundarunde nizigame kubyo iminsi niteguza ntakongera nkagira icyo nkora. Imbogamizi zirahari kuri bamwe na bamwe, abantu ntabwo bafata ibintu kimwe kuko hari abyabaye ibisubizo kuri bamwe, abandi bibabera igihombo, ariko bitewe n'igihe turimo turabyitwaramo uko biri, turabigendamo uko biri nta kibazo. Banyita Hitimana Eric. Ubuzima bwa hatari kuko kuba waramenyeye gukora ukamara ibyumweru bibiri udakora ni ibibazo bikomeye. Tumugore n'umwana umwe, ntabwo imibereho yari myiza nk'uko byakabaye yuko wenda nsanzwe ndi mu kazi, kuko nawe iyo uri mu kazi ntabwo bihwanye no utari mu kazi. Ibyishimo ni byose, nuko wenda aba ari amasaha yandi yo gufata umuntu afata ranje, ariko ibyishimo ni byose kuko niba wagerageza kuba wava mu rugo ukaza mu kazi kubona bibiri ugahahira abana ni ibyishimo. Isomo njye wenda abamotari wenda duhuje umurimo nakabagira inama kujya bakora bizigama, niba akoreye 1000 cyangwa 500 akabika 200 akajya 300, byarushaho kuba byiza. Njye nitwa Ruta Sylvestre, nkaba ndi umushoferi ntwara ikamyo. Umunsi ntabwo usanzwe bitewe n'igihe twari tumaze tudakorana n'abacuruzi, tutabona ukuntu tuza kurangura, twabyishimiye mu by'ukuri. Njyewe naje gutwaza umucuruzi n'urutsi Kayonza, mbere hatarabaho ibi byaguma mu rugo twarazaga, ariko kuva itangiye nibwo tuje, niwo munsi wa mbere. Byadushimishije cyane, byadushimishije kuko hari hashize igihe nyine tutaza ngo tubone ibyo gucuruza. Iyo tutaje aha ubwo urumva n'akazi kaba kabaye gakeya. Ingamba ubu ni ukwirinda twubahiriza amabwiriza nyine kugira ngo ibintu byo kuguma mu rugo bitazongera, nta kundi. Amasaha yo ntacyo ntwaye ko bashyizeho saa 9 zirajya kugera natashye. Inama ni uko babigira ibyabo bakumva ko ari ibintu bifitiye igihugu cyose akamaro bakabyitaho. Nitwa Mukanyandwi Vestina, ubusanzwe nkoreramo hariya muri gare. Ubwo rero ikintu twifuza ko mwafungura intara
nkanjye abana banjye mu minsi mikuru bari bagiye gusura nyirakuru iwacu ni Cyangugu bahirukagayo kera, none bose ubu baracyariyo ndi njyenyine, ariko bafunguye nk'intara baza bakazajyana n'abandi ku ishuri naho. Ubu ntacyo turi gukora kuko ahenshi hanini dutungwa n'intara. Umuntu wo mu ntara yaje kurangura abona n'ako kantu kashaka akagura, kandi n'aba bose bo muri gare barangurirwa n'abo mu ntara. Ubu nabo baba bicaye bategereje bareba, nuko nyine abacuruzi bose bafite igihombo kuko barangurirwa n'abo mu ntara. Rero nta muntu umwe wo mu ntara uri kuza kuko imodoka zifunze. Ubuzima nyine bwagendaga gutyo gake gakeya, none nyine turashima ko badufunguriye, ariko ntabwo urebye ntabwo ari neza, ni nk'ibisanzwe. Urujya n'uruza mu mujyi wa Kigali barahari, ariko abakiriya tubona nabo mu ntara kareka nta mafaranga batubona rwose. Turifuza ko biba byiza covid igabanutse badufungurira ingendo zo mu ntara tukongera tugakora nk'ibisanzwe. Kuva mu gitondo nakiriwe umukiriya umwe wenyine nabikiye, akareka nta kigeze gihinduka, cyeka nibiza guhinduka ejo n'ejo bundi ntago mbizi, ariko uyu munsi ho byanze. Abantu kuba bagenda baragenda mu mijyi itandukanye barahari, urabona ko bagenda, ariko by'amafaranga byo nta mafaranga mbega ahari. Njyewe nabagira inama yo kudateshuka ku nshingano za leta, bakambara udupfukamunwa bagashyiramo intera ya metero birinda covid bisanzwe, kugira ngo tutandura nyine iki cyorezo kubera ko kimeze nabi. Ni ibintu byiza cyane. Twari tumaze ibyumweru mu rugo, ariko ibyo byumweru twari tumaze mu rugo twari dufite agahinda kenshi. Gusohoka hanze byari ikibazo, kubona ibyo kurya byari ikibazo, ariko nibura turashimira Imana yemeye ko tujya hanze rwose. Abantu benshi urabona baranezerewe nubwo ibintu bitaraba byiza cyane kubera imibereho itaragaruka neza, ariko nta kibazo. Yego tumeze neza. Coronavirus yatwigishije ibintu byinshi, ntabwo twari tuzi ko tuzaguma mu rugo ibi byumweru byose. Byaratunguranye, ariko cyane biterwa n'abantu bagiye batenguha leta, bakica amabwiriza ya leta n'ayo kwirinda corona. Rero ingamba dufite ni uko tugomba kuba ijisho rya bagenzi bacu. Umuntu wese wica amabwiriza yo kwirinda coronavirus, buri wese akaba ijisho ry'undi, uwayica tukamucaha, kuko ntabwo twakwemera ko twakongera gusubira mu rugo bitewe na bagenzi bacu bica gahunda yo kwirinda. Muri gare ntabwo ari umwanya munini cyane, ariko mpamaze nk'iminota nka 30. Imodoka ni nkeya, ariko n'abagenzi ntibaraba benshi cyane. Ni umunsi wa mbere, ntekereza ko wenda nka nyuma y'iminsi 2-3 abantu baraba bongeye kugendagenda. Benshi ntabwo bari bakiteguye ngo baze mu bikorwa. Ubwo rero ntekereza ko nta kibazo dufite kuba twasohotse mu mazu rwose, twari tugiye guheramo. Kwirinda tuzabikora, kandi icyo nzi cyo leta tuzayibera abambasaderi beza. Ntabwo rwose tuzayitenguha, tugomba kubahiriza amategeko yose yo kwirinda kugira ngo tutongera gusubira mu rugo. Njyewe ubundi nsanzwe ndi umukozi wa leta, ariko muri iki gihe turi gukorera mu rugo. Ntawo kwishimira gukorera mu rugo, kuko mu rugo nyine urumva nawe ni mu rugo. No kugera hanze biba byiza. Ubwo rero twarahagaze, twakoreraga mu rugo kubera iki cyorezo. Hari bagenzi bacu twakoranaga bagiye bandura, hari badusaba ko twaba dukorera mu rugo. Ariko ntekereza ko n'ubu turacyariyo, ariko nibura turi kugera hanze. Ntekereza ko nyuma y'igihe gitoya leta izongera ikadusubiza mu kazi bisanzwe. Yego, isomo rirahari rikomeye cyane dukuye muri iguma mu rugo. Isomo rikomeye dukuyemo ni uko nta muntu ukwiriye kwica amabwiriza yo kwirinda coronavirus. Mureba nangwa si mugenzi wanjye amureba, nujya ubona umuntu udakarabye intoki, utambaye agapfukamunwa neza, abantu begerana, ntibubahirize amategeko yo kwirinda. Abo bantu rwose, abo bantu bagomba kwitoza ibi bintu byo kwirinda, tukabigira umucyo,
bikatujya mu maraso kugira ngo tutongera gusubira mu rugo kubera ubwandu bwaba bwongeye kwiyongera. Rwose tugomba gukora uko dushoboye kose icyo cyorezo tukagihashya, kandi buri wese akirinda ko yakwanduza mugenzi we. Yego. Aha rero ho duhagaze ni muri gare mpuzamahanga ya Nyabugogo, ni gare yakira abantu benshi, ariko ugereranyije noneho muri iyi minsi bitewe n'uko nyine intara ntabwo ingendo hagati y'umujyi wa Kigali ndetse n'uturere dutandukanye tw'igihugu zitemewe, urabona ko abantu ntabwo ari benshi nk'uko byari bisanzwe. Gusa nanone ntabwo wabura kwishimira ko abantu bavuye muri gahunda ya guma mu rugo bakaba bari kubasha kubona uburyo bwo kugenda. Bamwe mu baturage twagiye tuganira bagiye bagaragaza ibyishimo bafite, ariko nanone bakagaragaza ko kuba intara zitafunguye bikigoye cyane kuri bo, by'umwihariko abakorera imirimo itandukanye imwe n'imwe hano muri gare ya Nyabugogo, yaba iy'ubucuruzi ndetse n'indi mirimo igiye itandukanye. Ubona ko bikiri imbogamizi kuri bo, bavuga bati kuba intara zidafunguye nabyo biracyari imbogamizi, ariko nanone bakishimira kuba bafunguriwe, bakaba bongeye guhura n'abaturage cyangwa se urujya n'uruza rw'abantu rwongeye kuba ahangaha muri gare ya Nyabugogo. Urabona ko ikijyanye n'amabwiriza yo kwirinda COVID-19, urubyiruko rw'abafashamyumvire bari kugenda bagerageza gutanga amabwiriza bavuga bati mushyiremo intera, yaba metero, yaba kwinjira ndetse mu modoka bahana intera, kubahiriza amabwiriza mbese yo kwirinda icyorezo COVID-19 biri kubahirizwa.